ukura mu by'umwuka umukozi w'Imana kubibamo, inyungu ukuramo zirenze kure cyane depanse cyangwa amafaranga utanga mu murimo w'Imana, ahubwo kurwanywa tubyungukiramo. Iyo umuntu akurwanije uhagaze neza mu Mana, ni ukuvuga ngo ingorane zawe ziba nyinshi, barimo akongerera ibihembo. Nubona umuntu akugambanira kugira ngo akwimishe wenda akazi, agusenyera urugo cyangwa se agukure muri sosiyete runaka, ntuzigere uhangana nawe, kuko umunsi wahanganye nawe ntabwo Imana izagutabara, kubera ko nawe uzaba ubaye umwanzi w'Imana. Yesu ashimwe, nshuti bakunzi b'Ikamba TV, turabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Amahoro y'Imana bane namwe, kandi ubuntu buturuka ku mwami wacu Yesu bugumye kubana namwe. Aho muherereye, abumva Ikinyarwanda n'abandi mugerageza kutacyumva, ariko Imana izakidushoboza ngo tuzagenda turushaho kwagura umuyoboro, tuzazanamo n'abadufasha gusobanura indimi. Imana ibaho umugisha rero. Nkuko bisanzwe ntabwo ndi jyenyine, ndi kumwe na mwarimu, ni umwarimu mu itorero Ikamba Calvary, ni umukozi w'Imana mwamukunze muri benshi ndabizi kubw'inyigisho atambutse. Uyu munsi rero twatembereye ngo tuganireho gato amagambo atari menshi cyane. Imana ishimwe cyane. Reka rero ntangire senga nkuko bisanzwe. Mwami bacu, Imana rurema, Imana rubasha, mu izina rya Yesu Kristo, ndagushimiye kuri kumwe natwe, ndagushimiye ko nayindi Imana isa nawe, ndagushimiye ko ari ufite ijambo rya nyuma ku buzima bwacu. Turi hano dusengera inshuti zacu ziri hirya no hino, reka abantu bose bari kutureba n'abazatureba bahabwa umugisha, kandi ugumye kudufasha muri iki kiganiro mu izina rya Yesu, amen. Nawe watangira ubibwira. Ni mwarimu Valence nkuko pastor yarababwiye. Ni ikiganiro tugiye gukorana, kandi turabashuhuje tubifuriza amahoro y'Imana ndetse n'umugisha uturuka ku Mana. Twishimiye rero kuganira muri uyu mwanya, kandi ikiganiro nawe kikakugeraho. Turabizi ko kiza kugufasha mu buryo bumwe cyangwa mu bundi, ariko Imana ikomeze ibane nawe kandi biragenda neza. Hamwe na pasiteri rero turaduhuriye aha hantu, urabona ko hari ahantu heza tugiye gukorera ikiganiro kiza kugufasha mu buryo bumwe cyangwa mu bundi. Imana iguha umugisha rero, reka dukomeze ubw'ibyo biza kugufasha, urabibona mu kanya uko ikiganiro kigenda gitera imbere. Imana ibaha umugisha kandi Imana ibagirire neza. Nekereza ko ntago turi bujye cyane kure, turaza kuganira gato cyane kuri topike ntoya itari nini, ariko ndagira ngo wenda tuze kuyisangira twese. Turaza kureba ikintu kivuga ngo ese topiki yacu iravuga ngo ese ko Yuda yabikaga iki? Ese abakozi b'Imana bakwiriye cyangwa se bemerewe kwakira icyacumi, cyangwa se abakozi b'Imana bemerewe guhabwa inkunga? Nagira ngo nawe uraza kudufasha tubwire. Amen. Niyo topic tugiye kuganiraho. Ubundi busanzwe Yuda ni muntu ki? Yuda uko musanzwe mumuzi, umukozi w'Imana, tumwigiraho byinshi. Burya reka mbabwire, ni ukuvuga ngo buri muntu wese umuntu agira ikintu amwigiraho, sibyo? Ni ukuvuga ngo icyo twigira kuri Yuda, murabona ubuzima bwa Yuda uko bwagenze. Yuda tuvuga n'umwe wagambaniye Yesu, kuko Yesu wamuhamagaye, igikorwa rwose, ariko birangira agambaniye Yesu. Byarangiye agambaniye Yesu, kandi uzi ko Yesu yari yamutoranije nk'umwe mu bigishwa be, ariko byarangiye amugambaniye. Ni ukuvuga ngo nibyo nari mbabwiye ngo buri gikorwa cyose umuntu yakora, cyaba cyiza cyangwa kibi, wowe byagira ibyo kikwigisha. Ari bibi ukabona bimugizeho ingaruka mbi,
byakwigisha ko ugomba kubikosora, ntuzabikore kugira ngo izo ngaruka zabaye kuri uwo nawe zitazakubaho. None iyo yakoze igikorwa cyiza ukabona kimugizeho ingaruka nziza, abonye inyungu zabyo, nabwo ubimwigiraho kuko nawe uzigana ibyo bikorwa byiza yakoze kugira ngo nawe ubone inyungu nk'izo yabonye. Yuda rero uko mumuzi, umwe mu bigishwa ba Yesu, yagambaniye Yesu, ariko gusa we agambanira Yesu ntabwo yarazi ko ibyamubayeho biza kumubaho, kuko Yesu yaraziho Yesu imbaraga zidasanzwe, yarazi ko nubwo amutanze ariko abo amuhaye badafite imbaraga zo kumukorera ibyo bamukoreye, kuko we yabaye yaratarasobanukirwa neza misiyo ya Yesu icyamuzanye, ntabwo yari akabisobanukiwe. Yarazi ko bazaza baje gufata Yesu, noneho bagera imbere ya Yesu akabarusha imbaraga, donc yarazi ko nta bubasha, kuko icyo yishakiraga ni inyungu, na amafaranga bari bamwemereye ko bari bumuhe, biza gutuma akora igikorwa cyo kugambanira Yesu. Ariko yaje gutungurwa no kubona habayeho ibintu atari yatekereje ko biri buze kubaho. Igihe Yesu yaje gufatwa agakubitwa, Yuda byaramubabaje cyane kuko yari azi ko bitaza kubaho, kuko yari yizeye imbaraga za Yesu, ngira ngo nicyo cyatumye animanika, nicyo cyatumye yimanika, kuko ibyo yatekerezaga si byo yabonye. Rero ni ukuvuga ngo natwe mu buzima hari igihe rimwe na rimwe abantu bajya bakora nka Yuda, sibyo? Hari igihe rimwe na rimwe abantu bajya bakora nka Yuda, noneho bakinjira mu bikorwa by'ubugambanyi, bagambanira, ashaka kugambanira umukozi w'Imana runaka, agambiriye kugira ngo kubw'inyungu, sibyo? Hari umuntu ushobora gusenya umurimo w'Imana kubw'inyungu runaka, kubera ibintu yijejwe, kubera ibintu yemerewe, akaba yagambanira umurimo w'Imana, ariko gusa akaza gutungurwa nuko wenda icyari kigambiriwe kitagezweho, kuko gushaka kugambanira umuntu w'Imana akazasanga Imana iri kumwe nawe, ndetse n'uwo mugambi wamaze guhishurwa, ugasanga icyo yaragambiriye nta kigezeho. Wumvise? Niyo mpamvu nge icyo numva, kandi isomo rikomeye numva umuntu yavana muri ibi ngibi byo kuri Yuda, ni ukuvuga ngo igikorwa cy'ubugambanyi ntabwo ari cyiza waba utekereza ko biri bube ku mukozi w'Imana ibyatumye umugambanira, cyangwa se uzi ko bitari bumubeho ariko ukaba hari inyungu utegereje. Ibyo byose bigira ingaruka mbi. Icya mbere, uramutse umugambaniye uzi neza ko ibikorwa bibi cyangwa se ubuzima bwe burajya mu kaga, ubuzima bwe buramutse bugiye mu kaga kubw'ubugambanyi bwawe, byakumerera nabi, ntabwo byakugwa neza kuko wabushenye umurimo w'Imana. Icya kabiri, Yuda urabona we ntiyarazi ko Yesu ubuzima bwe buri bujye mu kaga, ko yaramuziho imbaraga, sibyo? Ariko yatunguwe no kubona ubuzima bwa Yesu bugize gute, yatunguwe no kubona Yesu bamufashe, mu gihe yarazi ko batazagira gute ko nanuzamukoraho. Ariko urumva we deja amaze kubona ikintu gitandukanye n'icyo yibwiraga, nicyo cyatumye ahitagira gute, ahita yimanika. Rero tujye twirinda ibi bintu by'umurimo w'Imana, ntabwo ari ibintu byo gukinisha. Ni ukuvuga ngo akenshi iyo umuntu akoze igikorwa cyo gusenya ubwami bw'Imana, Imana ni ukuvuga ngo Imana irinda umurimo wayo, ku buryo ikintu gishobora kuza gishaka guhutaza umurimo wayo cyangwa kuwuhungabanya, Imana yagikura mu nzira ariko ikarinda umurimo wayo. Ni ukuvuga ngo ubu natwe abakozi b'Imana kenshi umurimo Imana iba yarashyize muri twebwe irawurinda cyane mu buryo butangaje, ku buryo umuntu wese wagambirira guhagurukira umurimo w'Imana kugira ngo awusenye, Imana yahitamo gukura uwo muntu mu nzira ariko umurimo w'Imana ukaguma uhagaze. Rero reka na pasiteri wenda agira icyo avuga kuri ibi turimo tuvuga, kuko turacyarimo mu kiganiro, turimo turaganira, wowe uraza kugira icyo ukuramo kandi kiza kugufasha. Turiho turaganira ku kintu cya Yuda, nge na itopike ndabizi ko nawe ushobora kuba ufite Yuda rero turamubona gute? Yuda turamubona yarahamagariye kuza,
kubana na Kristo Yesu. Kwakira yari ukubika amafaranga. Ushobora kumbaza ngo amafaranga Yuda yabikaga yavaga he? Biravuze ngo kiriya gihe Yesu ari kumwe n'abigishwa be baraturaga cyangwa byakunda hari byatangwaga. Kuko bitubwira ko Yuda yabikaga iki? Imiya. So rero niba Yuda yabikaga imiya bivuze ko zabonekaga. So dufite rero abantu rimwe na rimwe bibaza ngo mbese ubundi gutanga amafaranga mu murimo w'Imana byaturutse. Ndagira ngo tubabwire ko usibye no kuba uyu munsi wakikira umurimo w'Imana no kubwa Yesu barayatangaga. Kubera ko ntabwo Yuda yabikaga ibidahari, yabikaga bihari. Yesu ashimwe cyane. Yuda yabikaga bihari n'ikimenyimenyi nuko Yuda yagendanaga afite iki? Uruhago. None se uruhago bisonera ngo ni banki? Kuko ntabwo uruhago rwabaho nta kintu kijyamo. Hari cyari kirimo kamemo birumvikana bikunze. Ese iyo buriya iyo tubwiye nk'abantu tuvuge nk'urugero bino bimazemo igihe, urabona nk'ubu nkatwe tuba tubwira abantu rimwe na rimwe kudushyigikira, kandi kudushyigikira batanze iki? Amafaranga. Kandi rimwe na rimwe umuntu arakubwira ngo urabona ngo njyewe ngo sifite amafaranga ngo ibiki niki, ariko ejo nyamara nawe akaba yanakenera support yawe, umusengere umufashe, ariko wamubwira ngo dukeneye ko uyu muyoboro w'TV waguka akumva sibye. Ese iyo tugusabye ngo dushyigikire ntubikore, Imana ishobora kuzana ababikora, ariko wowe umugisha ntuwubona. Yego. Yes, kuko Imana umurimo wayo irawurengera. No kuvuga ngo Imana yo irengera umurimo wayo. No kuvuga ngo iyo dafashije umurimo w'Imana, Imana yifite ukuntu yiyaranje kugira ngo umurimo wayo utere imbere. Ariko wowe udafashije umurimo w'Imana, no kuvuga ngo ntabwo bikugwa neza, donc no kuvuga ngo nta nyungu bikuramo. Kandi hari ikindi kintu ushaka kugira ngo abantu bajye bakunda kumenya. No kuvuga ngo habaho iby'umwuka hakabaho n'iby'umubiri. Wumvise? No kuvuga ngo umukozi w'Imana we aza kubibamo iby'umwuka, kandi ibyo by'umwuka kubibamo nibyo biguhesha ibyo bifatika ubona. Ushaka kuguhesha inzu, ushaka kuguhesha imodoka, ushaka kuguhesha akazi keza, ushaka kuguhesha amafaranga menshi utatekerezaga, ndetse n'indwara wari urwaye ishobora gukira yari igiye kuzagutwara amafaranga menshi kujya mu Buhinde, ndetse rimwe na rimwe n'urupfu rukavaho umuntu yarapfuye akaba muzima. Ni ukuvuga ngo inyungu ukura mu by'umwuka umukozi w'Imana kubibamo, inyungu ukuramo zirenze kure cyane depanse cyangwa amafaranga utanga mu murimo w'Imana. Reka nkubwire impamvu abantu wenda badakunda gutanga mu murimo w'Imana, nuko ntago bari basobanukirwa neza uko ibintu biteye. Ntago dore nuko utamenya, ntago barasobanukirwa. Kuko nk'ubu ushobora gutanga mu rugero ibihumbi 50 mu murimo w'Imana, ariko ngewe Imana ikankorera ikintu gifite agaciro ka miliyoni 100 kandi nge natanze 50. Nukuvuga ngo iby'umwuka umukozi w'Imana kubibamo, nukuvuga ngo biguhesha, donc bizana inyungu ku buzima bwawe ziruta kure amafaranga utanga mu murimo w'Imana. Iki kintu abantu bagisobanukiwe, ntabwo umurimo w'Imana wazongera gusubira inyuma. Kuko ntabwo abantu baragisobanukirwa. Ni ukuvuga ngo iyo utanze amafaranga mu murimo w'Imana wumva ko ari igihombo, wumva ko ari ugutakaza, wumva ko abakozi b'Imana ari abanyenda nini, ntabwo bisobanukirwa. Ariko usobanukirwa inyungu z'iby'umwuka bibibwa mu buzima bwawe n'abakozi b'Imana, isengesha gusengera, ijambo ry'Imana kwigisha. Ni ukuvuga ngo iby'umwuka biba muri wowe bizana inyungu z'indenga kamere ku buzima bwawe udashobora kugereranya na depanse z'amafaranga urekura mu murimo w'Imana. Ariko iki kintu abantu nibamara kugisobanukirwa, nta n'umuntu uzongera kwirirwa babwira ngo mutange. Ni ukuvuga ngo kukubwira ngo utange umuntu ari guhatira nuko butarasobanukirwa, ariko umunsi wabisobanukiwe nta muntu uzongera kwiga kubwira ngo utange. Wowe ubwawe uzajya ubyibwiriza, kuko uzi neza ko ibyo utanga, kuko uzi neza ko ibyo utanga inyungu zabikuramo zirenze kure cyane depanse ukora mu murimo. Reka dukomeze rero turaguma tuganire kandi Imana igufashe kugira ngo usobanukirwe. Hari ikintu wenda nagira ngo nanjye nongere mvugeho. Yuda, mbana na Yuda, ubana na Yuda wakora iki? Ese uramutse usengana n'umuntu umeze gutyo, ukamuhanurira akugambanira, ukamusengera akugambanira, mugakorana muri business akugambanira, yewe mukamurira mu modoka hamwe ariko akugambanira, wakora iki? Ndagira ngo ubwire ngo ibintu bitatu wakora bishobora gutuma Yuda mubana
kandi bikazarangira we abonye igihombo wowe ubonye inyungu. Icyambere kubera ko ibimbi ngiye kubikubwira, dufite abantu benshi bafite bikomere bagiye bakomeretswa n'abantu bagiriye neza, abo ni ba Yuda. Yesu nta jambo yigeze avuga ribi kuri Yuda. Cyo ni icyambere. Yesu mu buzima bwe urabizi ko Yesu yabwiye Yumba ngo urangambaniye, kuko Yuda yaravuze ngo uwo ndi busome gatatu mu mufati. Urabona umuntu aje kuguhobera akagusoma wagira ngo ni urukundo, kumbe ni ikimenyetso kigaragaza ko yagutanze. Ese uramutse umenye ko yagutanze, dore rero umenye ko yagutanze. Icyambere, iyo umuntu akugambanira we nagukwiriye kumugambanira. Iyo umuntu agusebya ntabwo mufatanya kumusebya, no, kuko niba umuntu akuvuga nabi no kumuvuga nabi vare none suburi kangubaze ngewe tuvuge ibintu ukora, kuko rimwe na rimwe ntabwo ibintu uzakora abantu bazigara bapfa batabyemeye, bazabipinga. Uriya nawe yerekwe imbere ya kamera avuga ibintu bigusa, ni uriya nawe yerekwe imbere y'amateleviziyo, ariko we mission yawe ni rya jambo Yesu yavuze ngo nimumara kwizera Kristo Yesu mujyana ubutumwa bwiza ku mpera y'isi. Uyu munsi turi hano Kicukiro, ariko uzareba inyigisho ari muri Amerika, ari muri Canada, ari Australia, ari mu Bufaransa, ariko azamenya ko umuntu babana n'ubwo yamubera Yuda atagomba kumwereka kwa mwanga. Bagira ngo unyumve neza, uko ntabwo Yesu yigeze yereka Yuda kwa mwanga. Urabizi ko no mu bantu basangiye nawe Yuda yararimo, kandi arababwira ngo uwo turi guhuriza hamwe mu isahani araza kungambanira. Ntabwo yigeze avuga ngo wowe kwanza va mu kumeza, mvira mu muryango, va muri korari, mvira mu itorero, urangambanira. Ntabwo Yesu yabikoze. Biravuze ngo umwuka w'ubugwaneza wahoraga kuri Yesu. Nubwo Yuda yamuberaga mubi, ariko Yesu yari yuzuye umwuka w'ubugwaneza. Nshuti yanjye mukundwa, komeza wuzure umwuka w'ubugwaneza, wihangana n'uwo muntu gusa ukugambanira ugenda kugusebya. Ntekereza ko aho ugeze uyu munsi ntabwo buza abantu bagusebeje, ntabwo Yesu ahangeze uyu munsi abansebeje barahari, ariko ntabwo bikuye mission Imana ageze gute yampaye. Kandi wibuke ko no muri mission Imana yaduhaye yaravuze ngo bazabatuka, bazabatoteza, ngo ariko nimuzabiteho, kubera ko iteka ryose iyo umuntu mwitayeho kuvuga agutinza mu nzira. Yes, ntabwo nzi ikintu nawe uburyo adevia message mission yawe. No kuvuga ngo rero pastor Imana bisobanura neza, no kuvuga ngo ubundi muri uyu murimo w'Imana habamo ikintu bita kwihangana. Kwihangana no kuvuga iki? No kuvuga ngo erega iyo umuntu yiyemeje gukiranukira Imana, no kuvuga ngo gukiranukira Imana mvuga no gukora iby'Imana imusaba gukora. Iyo wafashe icyo cyemezo, no kuvuga ngo ni wowe ufashe icyo cyemezo, ariko ntabwo bivuga ngo abakuzengurutse bo waramaze gufata icyemezo cyo kugendana n'Imana no kubaha Imana, ariko no gukora iby'Imana gusaba, ariko abakuzengurutse bo ntabwo bafashe icyo cyemezo. No kuvuga ngo hari imyitwarire bafite, hari ukuntu bitwara bikubangamira. Bivuga ngo wowe urakomera ku cyemezo wafashe utitaye kubikuzengurutse, kuko wowe ku ruhande rwawe iyo ubashije gutunganya ibintu ukabikora neza nk'uko Imana ibigusaba, ahandi Imana irakurwanirira. Ni ukuvuga ngo abagambirira kukugirira nabi Imana ikurinze ntibishobora. Ni ukuvuga ngo nibyo nanditse ejo bundi, sinzi hari abantu basomye stati yanjye, naravuze ngo nta kintu na kimwe kibaho gifite umutekano usesuye kurusha ubuzima buri mu biganza by'Imana. Burya ari abantu tujya tuvuga ngo uriya muntu afite umutekano kabisa, ararinzwe pe, cyangwa se wenda ukagira ikindi kintu ubona ukavuga ati gifite umutekano kirarinzwe, ariko reka nkubwire nta kintu na kimwe kibaho gifite umutekano usesuye kurusha ubuzima buri mu biganza by'Imana. Rero ni ukuvuga ngo nawe ushobora kuba urwanywa mu buryo butandukanye, so kuvuga ngo ni twe turwanwa gusa, nawe ubwawe uri kunkurikira wenda birashoboka ko hari abakurwanya cyangwa se hari ibyaguhagurukiye, ariko reka nkubwire wowe komeza ucunga izamu ryawe, umenye ko wowe bimeze neza nta kibazo, sibyo? Umenye ko ku ruhande rwawe bimeze neza, ubundi wowe wihangane ukomeze ukora iby'Imana igusaba gukora, kandi ubikore neza nk'uko Imana ibishaka. Ubundi abaguhagurikira kukurwanya, abakuvuga, ariko wari uzi ko Yesu yaravuze ngo muzaba muhirwa niba bavuga nabi babahora izina ryanjye. Wari uzi ko ahubwo iyo abantu bakurwanije, iyo abantu baguhagurukiye,
baguhora izina ry'Imana. Uzi ko Yesu yavuze ngo urahirwa. Ni ukuvuga ngo baba barimo bakongerera ingororano, ngo ingororano zanyu zizaba nyinshi. Wumvise? Ahubwo kurwanywa tubyungukiramo. Iyo umuntu akurwanije uhagaze neza mu Mana, ni ukuvuga ngo ingororano zawe ziba nyinshi, barimo kongerera ibihembo. Ni ukuvuga ngo nikigerageza bazanye ku buzima bwawe, wowe wagihagararamo neza, ahubwo bikakuzamura mu mwuka, n'ingororano zawe zikaba nyinshi. Rero nuko nguko tugomba gukora ku ruhande rwacu nk'abakozi b'Imana, kandi nawe unkurikiye nawe ku ruhande rwawe ntiwite kubikurwanya, ukomeze uhagarare neza mu by'Imana, ubundi uzareba icyo Imana izakora ku buzima bwawe. Reka dukomeze na pasiteri akomeza. Wabigenza gute rero uri kumwe n'umuntu ukwanga kandi uzi ko akwanga? Wabigenza gute uri kumwe n'umuntu wagiriye neza kandi wakakugirira nabi? Mwene data, ndagira ngo ngubwire iki kintu wakora. Ikintu cya mbere uzakora, ubana n'umuntu ukwanga kandi ubizi, ntuzigere umwereka ko wowe umwanga. Uyu muntu akwanga ukamwereka ko umukunda, birangira yigaye, Imana ikamusura, itanamusura akabona ko ibyo agerageza gukora byose ari zero. Icya kabiri, nubona umuntu akugambanira kugira ngo akwimishe wenda akazi, agusenyera urugo, cyangwa se agukure muri sosiyete runaka, ntuzigere uhangana nawe, kuko umunsi wahanganye nawe ntabwo Imana izagutabara, kubera ko nawe uzaba ubaye umwanzi w'Imana. Reka ngubwire, iyo umuntu arwanya umuntu wabaye umwanzi w'Imana, kuko Imana ni urukundo. Ahubwo dore ikintu uzakora, musengere, mubwire ngo ndagukunda, mubwire ngo nta kibazo, Imana si umuntu ngo ibeshye. Kandi kuba umuntu yakubera Yuda ntabwo bikuyeho umugambi Imana ku buzima bwawe. Ntekereza ko Yuda uyu yaza kwihana akagarukira Imana, ntabwo yari kwiyahura. Kwiyahura kwa Yuda nicyo cyemezo yafashe, ariko ntabwo cyari cyemezo cya Kristo Yesu, kuko Yuda uriya Imana aramukundaga. Rero nawe komeza ukunda bakwanga, komeza ukunda bakugambanira, komeza ukunda bakuvuga nabi, komeza ukunda bagusebya. Icyo nzi nuko esikariye yo kuzamuka kwawe, oh my God, iri kubagusebya. Esikariye yo kuzamuka kwawe iri kubagenda bakakuvuga nabi. Aho umuntu ahaguruka mu gitondo akajya ku muturanye ajya kugusebya gusa. Nagiye mbibona. Nagiye mbona aho umuntu avuye mu rugo iwe akambara akajya mu rugo rw'umuntu agiye kuvuga umuntu, aricyo kimuhagurukije, nta kindi kimujyanye. Kana kura muzi, ura nubwo asenga ajye kuzimu, ura nubwo asenga afite abadayimoni, yabonye imodoka. Reka da, ikuye kwa shitani. Nuvuga ngo we ntabwo ashimishijwe n'icyo mwene se yagezeho. Usi Yuda? Ni Yuda rwose. Wabimenye se? Buriya mwari muvarese yaguze inzu, ariko ntabwo suzi ukuntu amaze akubwiza cyane, aho kwishimira kuri gutanga inyigisho ihindura abantu. Noneho niba Imana ikoresheje umuntu runaka, we arababazwa nuko hari icyo ubonye. Ariko wowe Varese ntabwo shinzwe nanone kujya kubwira umuntu uranyangira iki, oya ucunga izamu ryawe gusa. Hari n'abandi agenda akabwira umuntu, njye uzi Imana yamvuzeho, njye Imana yambwiye ibi n'ibi. Urimo unatakaza umwanya w'ubusa rwose. Ntabwo nzi icyo kintu ukuntu wagisobanura. Oya nibyo reka twe kujya dutakaza umwanya wacu kuba turwanya, kuba tugambanira, kubagambirira ibibi ku buzima bwacu, cyangwa se gukora ibikorwa byashyira ubuzima bwacu mu kaga. Ngenda kubwiye ngo ku ruhande rwawe, iyo ubashije guhagarara neza mu Mana, ni ukuvuga ngo Bibiliya tubwira muri Yobu 42 umurongo wa mbere ngo nzi yuko ushobora byose kandi ko nta kibasha kurogoya umugambi wawe. Ni ukuvuga ngo Imana ishobora byose, nta kibasha kurogoya umugambi wayo. Ni ukuvuga ngo iyo umuntu ashoboye gukora ibikorwa binezeza Imana, iyo umuntu amaze kugera ku rwego rwo kunezeza Imana, ni ukuvuga ngo Imana nayo yiyemeza guha umugisha uwo muntu. Imana yiyemeza guha umugisha uwo muntu wageze ku rwego rwo kuyinezeza. Iyo rero Imana yamaze kwiyemeza guha umuntu umugisha, nta kintu na kimwe kibaho, haba mu ijuru haba ku isi n'ikuzimu, kibasha kurogoya umugambi w'Imana ku buzima bw'umuntu. Ni ukuvuga ngo Imana ikuzaniye ibintu, nta kibasha kuyitangira. Reka nkubwire, igishobora gutangira ibintu bije ku buzima bwawe ni wowe ubwawe gusa, nta wundi muntu ubishobora, ni wowe gusa. Ngewe ni ukuvuga ngo Imana ishobora kugambirira kungirira neza kubw'imyitwarire myiza mfite yo kunezeza Imana.
ni njyewe ufite ubushobozi gusa bwo guhagarika ibyo bintu mu gihe ya myitwarire yanezezaga Imana nayireka. Ni ukuvuga ngo ni igihe nareka gukora ikintu cyari kigiye gutuma Imana impumugisha, nibyo byonyine byatuma icyo nagombaga kubona ntakibona. Ariko njyewe nshoboye guhagarara neza nk'uko Imana ibishaka, nkakomeza kunezeza Imana, nta kindi kintu na kimwe kibaho gifite ubushobozi bwo guhagarika iby'Imana bije gukora ku buzima bwanjye. Ibi bintu nabyo ndagira ngo bisobanukirwe. Niyo mpamvu reka mbabwire, niyo mpamvu navuze ngo nuramuka ubonye umuntu ufata ibibazo bye agasa nk'aho abitwerera abandi bantu, avuga ati ndakennye kubera kanaka niwe watumye nkena, ndi mu ibibazo byose ni naka wabinteye, agenda avuga amazina y'abantu bamuteye ibibazo. Reka nkubwire, nubona umuntu ugifite ibitekerezo bimeze bitya, uzamenye ko aracyari kure yo kubohoka. Kuko intambwe ya mbere yo kubohoka ni ukumenya ukuri. Wowe ugomba kumenya ko igihe ubashije kunezeza Imana, Imana nayo igahaguruka kuguha umugisha, nta kibasha kubihagarika. Ni gute ujya guha abantu imbaraga badafite? Urajya kubwira ngo urajya kuvuga ngo uriya muntu niwe watumye nkena, uriya muntu niwe wanteye ibibazo ndimo. Uwo muntu afite ubushobozi bwo guhagarika umugambi w'Imana. Kugira ngo tujye tureka guha abantu imbaraga badafite. Nta muntu n'umwe ufite ubushobozi bwo guhagarika umugambi w'Imana. Kireka wowe ubwawe uramutse uvuye mu nzira y'Imana, cyangwa se ukareka gukora ibikorwa byajyaga gutuma Imana iguha umugisha, nibwo umugisha wahagarara. Ariko wowe ubwawe washoboye guhagarara neza nk'uko Imana ibishaka, nta muntu ufite ubushobozi bwo guhagarika umugambi w'Imana ku buzima bwawe. Aka kantu nugasobanukirwa, ntabwo uzongera gufata ibibazo byawe ngo bitwerere abandi bantu. Uzamenya ko urugamba ryo uzarurwana, imigisha yawe yose ikakugeraho, kandi ko nta muntu n'umwe uzashobora kuyihagarika. Amen. Imana iguha umugisha. Turacyari mu kiganiro cyo kuvuga uburyo twabana na Yuda, kandi tutarwana nawe, ukabana na Yuda utamusebya kandi agusebya, akuvuga nabi ariko ukamuvuga neza. Ndagaruka kuri kano kantu, bene se ba Yosefu bamubereye Yuda. Tubona Yosefu agurishwa, tubona Yosefu ajugunya mu rugobo rw'ibyondo cyangwa se rw'amazi, ariko amahirwe yagize basanga nta mazi arimo. Ntabwo nzi uburyo byagenze, ariko hari ahantu ngo bamujugunyamo, ariko uza gufata murakujugunya hariya warangiza akagukora agasanga uri muzima. Nabyo ni igitangaza uko aguma kujugunya harimo amacupa. Ese ubundi wibaza ngo Yosefu amanuka mu mararwobo bamujugunyamo, yamanuye umutwe, yamanutse amaguru, yamanutse bajugunyamo, ntacyo bitayeho. Ariko kubera ko Yosefu yari afite umugambi Imana ku buzima bwe, hari ibiganza byamanutse bimutangira mbere. Ramandere bosiya, ibyo biganza byamutangiriye, ibyo biganza bigutangiriye, nuko nakuroga Imana izakubakira. Bazagereza kugusenyera, Imana izarwubaka. Bazagereza kukubuza amahoro, Imana izakugira neza. Bazagutegera kuri iyo nda, Imana ikugire neza. Kuko amaboko y'Uwiteka aracyari maremare. Amaboko y'Uwiteka aracyarwanira abantu bose. None se bamugusha muri Egiputa uvuga ko birangiye, n'ikimenyimenyi bafata ikanzu ye barayimwambura, babaga intama, barya inyama, basigaho amaraso. Ni ikimenyetso kigaragaza ngo Yosefu yagize gute, ntakiriho. Ubu hari abantu bavuze, ndabizi nawe barakuvuze, bavuga ku rugi kuzimu, bavuga ukuntu ufite abagabo batatu, none urukwirirwa uruhangayitse, reka bakuvuge. Iyo umuntu azakomera aca hehe? Mu bikomeye. Kandi ntugire ngo niyo bari kukuvuga nuko babonye ko Imana irimo irabakoresha kugira ngo umenyekane. Ukwirirwa wisobanura rero, kandi byarangiye bakubite Yosefu iki? Amavi. Haleluya. Rero ndabizi ufite ibigeragezo, ndagira ngo mvuge ibi bintu bitatu nihuse mbere ko mereza mwari maze kudusoreza. Cyambere ngiye kuvuga, nuhura n'urugamba ntukisobanure. Igihe cyose uzabona abantu bashinzwe kugusebya, ntuzigere uvuga byinshi. Icya kabiri, nubona iwawe hati Satani yaguteye, nawe ntuzitere. Uzagerageze gusenga, wereka Imana ko ibyo urimo utabishoboye, ariko Imana ibishoboye. Icya gatatu, nubona umuntu ariho kuvuga muri sosiyete runaka, bakaguhamagara bakubaza ibyo bintu, ujye ubabwira ngo mumusobanuze neza, kuko ngewe ntabwo nzi ayo makuru. We ayabaye nk'uko yagize gute, yayatangiye. Uzaba wimye Satani inzira. Hari ijambo yigaze kutwigisha ndaryibuka, uburyo arakano watubwiye uburyo Satani yinjira. Kugira ngo Satani yinjire, icyambere watubwiye nuko asanga hakinguye.
kuko iyo Satani asanze hakinguye abonye ukuntu yinjira, ariko atubwira ngo iyo asanze hakinze ntabwo yinjira. Uratubwira ngo ntabwo ushobora kwinjira mu rugo rw'umuntu udaciye ku irembo. Iyo unyuze ahatari ku irembo witwa iki? Umujura. So n'iki ndi kukubwira, funga inzira zose Satani yinjiriragamo. Niba urakara, niba uvuga nabi, byose bifunge, kugira ngo Satani wawe ariwe Yuda wawe atamenya aho yinjirira. Ndatekereza wagera ku musozi ukanabasengera. Rwose reka aka kanavuze na kanejeje cyane. Yabanje kuvuga kuri Yozefu. Yozefu ari mu bantu banyigishije ibyo, kuko urabona Yozefu Imana yari imufiteho umugambi ndetse bicisha mu nzozi, arabirota arabibona. Imana imugenderera mu nzozi, imwereka uwazaba we. Ariko nyuma yo kugira ririya yerekwa, uzi ko habayeho ubuzima bwo kugirirwa ishyari na bene se. Oya, ukiri aho uzarebe rimwe na rimwe Imana ikubwiye ikintu, hahaguruka urugamba rudasa n'Imana ikubwiye. Yes. Urabibona? Kuko Imana ishaka kukubwira ngo nguhaye imodoka, bakakwirukana mu nzu. Imana ishaka kukubwira ngo aya mafaranga n'ututwara ufite bakatwiba. Uvuga ngo iki Imana ivuze n'ubuzima urimo ako kanya biratandukanye. Kuko Imana ivuga ibintu, sibyo? Imana ivuga ibintu noneho hakaza kugira ibiguhagurukira bisa nkaho birwanya cya kindi Imana yavuze. Ariko wowe kuko uba warebeye mu mubiri ushaka kugira ubwoba ukavuga uti birarangiye, ahari wenda n'icyo Imana yambwiye n'icyo bizakunda, kuko uba warebeye mu mubiri. Ariko mu buryo bw'umwuka nta kintu gishobora guhagarika umugambi w'Imana. Ko Yozefu nubwo yaciye mu bikomeye, akarwanywa, akajugunywa mu rwobo, ndetse akajya muri gereza, ni ukuvuga ngo biriya bintu byose byamubayeho. Ababimukoreraga bo bari bagambiriye kumugirira nabi, ariko bo barimo bamusunikira mu mugambi w'Imana batabizi. Uranyumva? Bivuga rero ngo ibi bintu nawe Yozefu wamwigiraho ikintu gikomeye. Ni ukuvuga ngo nawe birashoboka niba Imana yavuganye nawe, byo ndabizi kamwe, kuko Imana ivuga mu buryo butandukanye. Utambwira ko Imana ntabyo yakubwiye, ufite amasezerano y'Imana urayafite, cyaka niba utazi uburyo Imana ivuga. Ariko ni ukuvuga ngo uyu munsi ushobora kuba uhagurukiwe n'ibintu bituma ushobora kuba utangiye gutakaza ikizere, ubona ko ibyo Imana yakubwiye ahari bitazasohora. Ni ukuvuga ngo dore ikintu nkusaba, icyo nkusaba ni kimwe: wowe komeza uhagarare neza mu nzira y'Imana, ukomeze ukora ibyo Imana ishaka, ubikore neza nk'uko Imana ibishaka. Ubundi bikubaho byose umenye ko ari bije kugusunikira muri wa mugambi w'Imana. Uranyumvise? Dore ibanga ni rimwe: wowe hari ibintu Imana yavuganye nawe, sibyo? Wowe hagarara neza nk'uko Imana ibishaka. Nurangiza umuhagaze neza ufite umutima utagucira urubanza, ibikubaho byose, nongere mbisubiremo, ibikubaho byose, byaba wowe ubona ko ari bibi cyangwa se ubona ko ari uko byaba bimeze kose, umenye ko birimo kugusunikira mu mugambi w'Imana. Amen. Wumvise? Nuko nguko rero dushoje, tugiye kugusengera Imana kugira ngo igufashe uhagarare neza mu byayo, kuko birasaba imbaraga, n'izindi mbaraga wabuze imbaraga zo kubikora. Twe tugiye kugusabira imbaraga ngo Umwuka Wera nabamanukira bazahabwa imbaraga, ngo kandi bazabaga bo kumamya i Yerusalemu n'i Yudaya n'i Samariya no kugeza ku mpera y'isi. Aho ni mu Byakozwe n'Intumwa 1:8, ngo Umwuka Wera nabamanukira bazahabwa imbaraga. Na ba Petero bari barananiwe guhamya Yesu, bari bazi byinshi ariko kumuhamya byari byaranze, ariko igihe Umwuka Wera yabamanukiye bahawe imbaraga. Natwe tugiye kugusengera wowe rero kugira ngo bigende bite, kugira ngo nawe uhabwe imbaraga zo gukomeza guhagarara neza mu mugambi w'Imana, byo gukomeza kugendana n'Imana no gukorana nayo no gukora ubushake bwayo no kuyinezeza muri byose. Ngeka ngusengere rero. Mana yacu, Mana ishobora byose, Imana yo kwiringirwa no kwizerwa, ndagushimiye mbere na mbere kubw'umukozi wawe turi kumwe. Ndamusabira imbaraga zidasanzwe kugira ngo akomeze asohoze umugambi wawe ku buzima bwe. Ikindi ndasabira n'umuntu wese unkurikiye kugira ngo nawe ahabwe imbaraga zimushoboza guhagarara neza mu ijambo ryawe no gukora ibishimwa nawe, kuko twamaze kwizezwa ko nta kibasha kurogoya umugambi wawe, nk'uko batubwira muri Yobu 42:1. Rero umuha imbaraga zo gukora neza ibyo umusaba gukora,
kandi nawe uri uwo kwizerwa ku ruhande rwawe. Igihe azaba yamaze gutunganya ibyo umusaba, nawe uzasohoza icyo wavuganye nawe. Icyo njye musabiye isengesho ryanjye ni ukugira ngo umuhe imbaraga zimushoboza gushyira mu bikorwa ibyo umusaba gukora. Ibindi byose azabona ko uri uwo kwizerwa kandi azaba umugabo wo guhamya kuri Imana ishobora byose. Ndagushimiye ko ubikoze rero, icyubahiro ni icyawe uyu munsi n'iteka ryose, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen.